Ndi papa Sava. Ntabyo byo kugumya umuntu akaraba buri kanya banze tuzashiraho n'uruhu. Sava uri kwivugana Ndi kuvuga ibintu byo gukaraba kanya umuntu akaraba buri kanya nawe no kuba watinze umuntu arakarabye urarangije uratinze arumutse bigira bwangu ntabwo natinze zahagezeho na kantu k'agasenda ufite oya papa Sava oya ukatuyumure tuburetse nikora aga content agaki reka nkore content kuri TikTok daje ihangane gato ni minota mikeya kugira ngo inzara itabiri kukwica ngaho bunywa agafanta sibyo noneho banze nkora aga content gatoya kiboro rero nashaka gushyiramo aho hagati bigenze buhoro dore mwanyiciye n'ibintu oya ntago ari njye nabyishe pe nunde ninde se ubijyaho ni manote aka ntago ari njye wakagize gutya mwanyiciriye ubuse karikuye karifashe karikura ubu agace kahakari okay yes gasura ko nutari gushya ndigushya urashaka gutya gutya gutyo gutya se si sawa oya urasa n'uwahiye ego ako ahangaha ego yes manze nishyira yeah ndasa gute sheri simbona ari byose ako nyine ndasa neza yego welcome abashu welcome Denise ni karibu cyane thank you urasa neza mama thank you sheri thank you ni karibu cyane mwese nishimiye kongera kugaruka uyu munsi ntabwo turi butindane cause my husband ari hano aranegereje kandi nshaka kubanza kubereka ukuntu namutekeye but I'm here your one and the only Mama Sava chef wanyu mwese abantu ushaka kwiga guteka ubundi kuki mutankoraho ngo mbabwire kuki mutambwira ngo mbigishe guteka ego sheri batapinge tap abasheri nzabatekera gatoki nzakabatekera noneho uyu munsi natekeye umugabo wanjye mwese murabizi iyo umugore yafashe umwanya akajya mu gikoni gutekera umugabo we aba biba ari ibintu biri special so my husband mbere y'ibintu byose ko yakabavuye ku kazi ananiwe akeneye kubanza kuruhuka akantu ka mbere namuteguriye ko ntabwo nahita muha byeri namuteguriye agasitro gakonje nakirisha muri frigo kugira ngo naza sheri sikagushimisha ikundeba ibintu byose ndi gukora bikundeba noneho namutekera ibiryo byiza bya hatari icyo nshaka kuvugaho cyane ndakibabwira ariko mbere na mbere ndashaka kubanza kubereka umuceri namutekeye
murebe ukuntu sa natetse bawita vegetable rice. So mbere yo kuvuga ku muceri rero ubundi kuki mutajya mubwira ngo mbereka ahantu bacuruza ibi bisorori, n'umushuti wanjye akorera mu mujyi, muzambwire mbaye nimero ziwe, agira ibisorori byiza, ikindi kandi atangira ku mafaranga makeya. Ubwo rero muzambwire ni nawe wampaye bino birusha, niwe wabimpaye kandi abitangira amafaranga makeya, biza ari 6, ibyarura nk'iki cyarura amaspaghetti, iki cyarura amasosi n'ibindi, biba ari byiza byatari nabyifuriza buri mugore wese w'umusirimu abagomba kugira utuntu twiza two mu gikoni. Iyindi nakoze ni isosi, nta nubwo ndi bitindeho cyane kubera ko ubushize narayiberetse, namukoreye mushroom soup, ni isosi y'ibihumyo, noneho narayiberetse ukuntu nyitegura, ntabwo ndibwirwe nyibereka. Uzadukorere umunyige, nzabakorera umunyige, nzi kuwuteka, nzawukorana n'agasosi k'ubunyobwa gafashe cyane kwa kundi nyine abagande bawurya. Oya nta bidasanzwe, nagaruko nzi guteka kurusha abandi, ahubwo nyimba numva nyine gusharinga abantu banje, nkabereka ukuntu nteka, nkabereka tips z'ukuntu nyine bashobora gukurikiranya ibirungo, uduki, ibintu nk'ibyo ngibyo, mba mbona nyine bitwika. Urakoze kuma gift chérie, urakoze Clarisse. Ngo chérie nzakubwira unsure, ntago ntuye kure, nzakubwira ko ntago nabivuga kuri TikTok. Thank you. Shabana mu nkunda no kwimana bahumugisha. Noneho buryo mfungura live mukahita muza, imaze kugira abantu 260. Nyine mva muranshimisha. Ego chérie nzakubwira mama, nzakubwira, ndaza kushyiraho nimero z'uyu mudamu ucuruza ibisorori. Thank you. Noneho nari naberetse ibisorori byiza, ariko ntago twavuze ko muceri natetse vegetable rice. Igizwe harimo amashaza, harimo ibitunguru, harimo karoti, harimo poivro, nibyo nakoresheje, n'amavuta n'umuceri. Ibintu rero ubundi umuntu wese usanzwe ateka agomba kuba azi guteka umuceri pe. Umuntu utazi guteka umuceri muri iki kinyejana ntago uri umusirimu. Ntago ego sha nigira umutima mwiza. Uyu muceri nabanje mfata amavuta makeya, ariko mbona nabanje gutunganya ibirungo byanjye byose, karoti nazirapye, igitunguru nagikase, poivro nagikase, nyine utuntu twose ngomba gushyiramo. Amashaza natogosheje ameze neza, agasosi tomate gake, nakoresheje agasosi tomate gake kubera nayo ifitemo amashaza. Noneho nabanjemo amavuta, maze kubanzamo amavuta nshyiramo agatunguru na poivro, nshyiramo umuceri, birabanza nyine ndabanza ndagaragura, mpita nsukamo amashaza kubera ko umuceri mubizi neza yuko uhita ushya, bisaba ko ubishyiramo nyine, ntushyiremo umwanya wo kurindira, kenshi uyitushye. So noneho nshyiramo kagasosi tomate gake kubera ko nayo ifite karoti zirapye, nazo nzishyiramo, nshyiramo akunyu, nashyizemo n'akamagi kamwe, akandi kabanga ushyiramo agasenda gake, cyangwa se wenda ka paprika, cyangwa se wenda ugashyiramo nyine ushyiramo utuntu tw'uturungo twiza ufite. So ntago nari mfite rero utundi turungo, nashyizemo agasenda gakeya kubera ko umugabo wanjye akunda urusenda. Nahise nkureka umuceri rero bisaba kuwuteka uba uri hafi. Ndawuteka, amaze kuwuteka, iyo ngiye utangiye gukama mba ndi hafi yawo kugira ngo mpite nkupfundikira neza, noneho uhishwe n'umwuka. Umuceri wanjye nukushya, ngiye ntago nshobora guteka umuceri ngushirire hasi, ntago bibaho. Arumubwiye ngo ibintu ndi kumubwira nibyo agiye kwita ateka. Yego uhita uteka gutyo ndi kukubwira sheri wanjye. Hanyuma rero umuceri burahiye, njya gukora soup ya mushroom.
narayibasobanuriye, video iri kuri YouTube kandi nanayishyize kuri TikTok. Byo biroroshye iyo ufite mushroom, ufite uturungo twiza, ufite creme, birakorohera gukora agasupe ka mushroom. Ikindi aka gasupe ntabwo ushaka kugakoresha no ku bindi biryo bisanzwe, ushaka kugakoresha ku birayi, ushaka kugakoresha kuri spaghetti, ushaka kugakoresha ku bintu bitandukanye. Ubutaha ndashaka kuzabatekera spaghetti bolognese. Kako umugabo wanjye dakunda spaghetti, nzayiteka adahari. Atari buze kurya saa sita. Gushaka gutekera umugabo ni ibintu byiza sheri, nawe uzajya umutekera. Yego ngiye nkunda gutekera umugabo wanjye, akenshi nyine mfata umwanya nkamutekera. N'uyu muceri rero ushobora kuwukoresha wenda bakoze udushyimbo, bakaranze udushyimbo kurande, kubera ko uba ari umuceri urimo utuntu dutandukanye, ariko uyu kubera ko urimo amashaza utekereza ko utawurisha ibishyimbo, ariko wawurisha izindi sosi zitandukanye, agasosi k'inyama, agasosi k'ifi cyangwa k'inkoko, agasosi k'ubunyobwa, utundi dusosi dutandukanye. Ku bantu bazi guteka ndatekereza uyu muceri hari n'abashobora kuwurya wonyine nyine gutyo umeze. Tap 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 sheri tap. Ego iriya supe ya mushroom ushobora kuyikoresha ku birayi bitogosheje. Ntago ya supe wanywa yonyine, ushobora kuyikoresha yonyine. Hari abantu badakunda ibiryo bikomeye, badakunda gufata ibintu, kubera ko ibifashe baba bakoresheje creme, ushobora kuyifata yonyine. Ariko beta nuko washyira wenda ikirayi se, ikijumba se, umuceri, icyo ntazi niba wabirisha n'ubugari. Noneho ku bantu mukunda kurya isombe, njye mbona muri isombe mukayirya nabi, ni gute ufata isombe ukagereka ku myumbati? Tell me ukuntu ufata imyumbati ukagereka ku isombe ukarya. Uburiye igiti n'imizi yacyo. Agasombe rero, ubundi agasombe ni indyo ushobora no gukoresha igihe kirekire mu rugo. Tuvuge niba watetse isombe nziza, watetse isombe nyinshi ushobora kuyimarana igihe, ukayimarana nk'iminsi nk'itanu, icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, bitewe nyine n'umubare w'umuryango ufite. Ikindi kandi isombe, sinzi abantu bamwe bishyizemo ku isombe ngo itekana n'imifupa. No way. Isombe ushobora gushyiramo ibinono. Njye ntabwo nteka ibinono hano mu rugo kubera ko umutware wa nyiraga bikunda. Ushobora gushyiramo, hari n'ahantu nagiye nsanga isombe bashyizemo isambaza kandi byari biryoshye. Ushobora gushyiramo ijari, ushobora gushyiramo uwo mufupa wawe, ushobora gushyiramo urushyi rw'akaboko. Ubundi njyewe ukunda nteka isombe yanjye, ibirungo byose mba nabiseye mu isombe. Ariko noneho mbere yo kuyiteka ndabanza harya babyita gutera, kwa kundi ubanza ukayikaranga. Nibagiye ukuntu babyita, ndabyibagiye nibyibuka ndaza kubibabwira. Noneho nyuma ukahita ushyiramo icyo wateguye kuyitekesha, niba ari inyama se. Njye noneho nkunda kugura nk'ikiro kimwe cy'imifupa cyangwa bibiri, kubera ko imifupa mu isombe iraryoha. Nkahita nshyiramo urushyi rw'akaboko rwo hagati, ibiro bibiri. Urushyi rw'akaboko rwo hagati abantu baruzi, muzi kureba neza ibintu by'inyama, nyine ni akagufa kaba kari kumwe n'inyama. Ntabwo ushobora kubona urushyi rw'akaboko ari akagufa gusa, ariko ijari ushobora guhura n'igufa gusa ntuhureho n'akanyama. So njyewe rero mbikora gutyo nkagateka isombe. Rero iyo umaze kuyiteka uwo munsi, ubundi ku bahanga bo kurya isombe tuzi ko isombe iryoha ariko yaraye. Uwo munsi iyo natetse isombe nyirisha ubugari, nteka ubugari nkarisha isombe. Noneho mu gitondo cyangwa se saa sita ku munsi ukurikiyeho ngakora umuceri, ngakora n'agafiriti, ngategurana n'isombe yanjye n'udushyimbo, kubera ko umugabo wanjye akunda ibishyimbo. Iyo sombe yanjye nshobora kuyimarana icyumweru, kubera ko nyuma natetse ibiro bibiri gusa, nshobora kuyimarana icyumweru ko turi bakeya mu rugo. Ubwo rero nawe ushatse guteka isombe ntabwo ari ibintu bya danje, nzayibatekera, ntabwo nzakora live, nzakora video, noneho nyishyire kuri TikTok ku buryo umuntu wese ushaka kwiga guteka isombe byamworohera. Ariko umuntu uzateka isombe n'ikinono azantumire. Isombe n'ikinono biraryoha. Njye ndabizi nuko umugabo wanjye nyine atabirya. Egera hirya turebe, urasa neza. Thank you abasheri. Umuntu unyogosha nzamubabwira. Umunsi nagiye kwiyogoshesha nzamubabwira.
igosha muzansura umunsi umwe nzateka mwese muze munsure nzateka muze munsure mwese uyu munsi rero tugiye nyine specialite y'uyu munsi ikintu nateguye kubereka ni omelette itari special niba basinze ukuntu bayita ni omelette what simbyibuka umureti natekeye umugabo wanjye uyu munsi abantu dukunda guteka umureti urimo ifiriti n'inyama ariko njye natetse umureti ugizwe n'ibitunguru n'amavuta n'amagi n'umunyu byonyine ukibaza uti gute mama Sava watetse umureti ugategura n'ibyo kurya tugomba gusirimuka turabanyamugi tugomba gusirimuka niba uyu munsi natetse ibirayi n'umuceri cyangwa wenda ibirayi n'amakaroni uyu munsi nshobora gutegura umuceri ngategura iyo soupe nakubwiraga narangiza ngategura n'uyu mureti kubera ko ngiye n'umugabo wanjye mu busanzwe akunda umureti so ngategura rero uyu mureti ubure cyari mu biki koko usikaba abaforowazi bari kukumva bari kunyumva se ubu ngubu ndinda gutorera ibishyito ahangaha muri salo ntabwo nkeneye kujya kuryama ihangane ngiye gusoza urasoza se ibyo urimo iminota yose 30 maze urimo kuvuga ibyo ngibyo n'ibiciro ntabwo nakubwiye ko ndi kwishakira abaforowazi ni nagasuzuguro kabisa wihangane ndangize live ndaje urumva uyu mureti rero niwo nateguranye n'umuceri n'umutegurana n'agasupe ndabizi ko nawe uramutse ubikoze mu rugo rwawe byakuryohera ubwo rero ndatekereza buri muntu wese yakora navuga ngo ni nka meal plan segera hirya batakubona se bande se ubundi ni bande uvuga ngo followers ntise wafashe foke basi ugiye kurya gutyo kubera iki segera hirya ariko umva we ngo nabacyari followers wanjye ariko ntabwo abaforo ngenda shaka kuvugana nabo ako se mbabwiye ko musanyi wacu urugo wasoni Nataka 350 Naryamye harango murimo murabwejagura ariko ubundi cyubahiro cyo kuba umutware cyagiye none se ntabwo ubona kubashye nka gutegura ibyo kurya ubwo kwihangana hakora ubu mureti urinze guhora gutya nge nigeze nkubwira ko nyene umureti uvuye muri firigo se arya ngo naba abaforowazi ubu mimisi za none ngiye kujya ninjira muri toilette ukamira utayati kuzimu ntara ya kamera umugabo wanjye ni gutya bigenza ni ndyama ni ngona ushyireho rayivu uti ni mwumva ukuntu ayirita ubu mu bintu baguhanuye iwanyu bakubwiye uza kubaka bakubwiye kuzaneza abantu nkagenda nkasama hariya nawe urimo kuvuga ahangaha urashaka abaforowazi okay mwumve rero mbabwire mwa abaforowazi njyewe nitwa Papa Sava ako se basi ni njyewe warongoye uyu mugore n'ikindi gihe umuntu wambaye umwana urumva ibi bintu mujya mubikora nta ako se wariye neza basi ko umugore wanjye mu muhinduye ikirumbo mukora mumuhinduye ikintu kikigegera iyo dutandukana n'inda muri muzamurungo n'indora ntakinisha ibiryo kuko kuyubaha byagiye uyu ninjye ntukomeze ukorera abaforowazi bawe masoni uzi ko ubu watuma bose bakorana foro bakahita bagira bate ngo bagira bate bakora iki umugore anifora umugore wanjye afite umugabo urya nk'ingurube dore nibakora anifora unozeho no uranetse abantu barya ibiryo byahindutse n'ubuza barafu nyamara ubu mpemukiye nubwo uba mbona wagira ngo ntabwo ushaka kubyumva yikore none